mbahaye ikaze mwebwe mudukurikira mu biganiro byacu byishimo umeze neza. Yes, ni amahoro turashima Imana. Ahangaha turi rero ni kuri Nyirangarama, nyuma yuko tumaze kuzenguruka ahangaha kuri Nyirangarama ukabona ibikorwa birimo kuhakorerwa. Uyu mwuka uri hano kuri Nyirangarama urabona bimeze bite? Birumvikana tubwire abantu baba badukurikiye wenda hari amafoto tuba tudashobora gutanga kubera impamvu z'ibikorwa by'abantu ku giti cyabo baba batatwemereye ko tuba twashyira ku mbuga nkoranya mbaga, ariko aha turi ni mu karere ka Rulindo, mu murenge wa Bushoki, mu kagari ka Nyirangarama, ndetse ngira ngo ni no mu mudugudu wa Nyirangarama, akaba ari naho habarirwa ibikorwa bya entreprise urwibutso y'umwe mu bagabo b'abatunzi birumvikana hano mu gihugu cy'u Rwanda, nyakubahwa Sina Gerard cyangwa se Gerard. Hano hakaba rero hari ibikorwa bigiye bitandukanye, ariko icyo tuza kugarukaho cyane nyine ni icyago kiriho uyu munsi cyitwa icyuma cyangwa se inzoga zitujuje ubuzira nenge, aho byagaragaye ku masanamu ko n'aha ngaha kuri Nyirangarama inzego bwite za leta zaje kuba zamena cyangwa se zakwangiza amaritiro y'urwagwa bita akarusho. Hari akarusho k'urwarwa, hakaba niyo bita ngo ni akarusho wine, ubwo ni ukuvuga ngo ni divayi y'akarusho, aho bangije amaritiro asaga ibihumbi 29. Ibi ngibi iyo bivuze mu magambo wumva ari ibintu byoroshye. Wambajije ngo hari umwuka umeze gute? Birumvikana ku ruhande rumwe ni umwuka mubi, ku rundi ruhande akaba n'umwuka mwiza, kandi ni nako Bibiliya ivuga ikibi n'ikiza birabangikanye, amanywa nijoro cyangwa umucyo n'umwijima birateganye kugira ngo abantu babinyuremo. Ariko ku ruhande rumwe ni byiza, ku rundi ruhande ni bibi, ari nabyo turagira ngo tuze kugarukaho muri iki kiganiro. Litiro rero ibihumbi 29 by'inzoga y'urwagwa, ntabwo tubibaze mu mafaranga ntabwo watinyuka kuyataba, ari nk'amafaranga sibyo. Iyo bibaye nyine, iyo bibaye inzoga zitujuje ubuziranenge, ubwo bibaye uburozi buri bwica ubuzima bw'abantu. Ibintu byo kwangiza ubuzima bw'abantu rero niyo byaba biguze miliyari zingahe, byo nyine ubwo ni ukubirwanya. Ariko noneho muje mugasanga za litiro zahindutse nk'amafaranga, mwayagirira impuhwe, kuko niba litiro imwe wenda y'akarusho wayini ishobora kuba iri nko mu bihumbi 10, wenda n'urugero, uhise ufata ibihumbi 10 ugakuba n'ibihumbi 29 n'urugero, na litiro ibihumbi 29 yaba ari amamiliyoni menshi. Uyasanze rero ari ahantu ntabwo wayataba, ariko noneho iyo uje ugasanga ari iyo nzoga itujuje ubuziranenge urayitaba nta kundi, niko biba bimeze. Ariko urumva nka entreprise urwibutso yo iba yabuze ayo mafaranga, yo ntabwo iba yabuze inzoga, ahubwo yabuze ayo mafaranga. Aha hita hiyongeramo ko iyo turebye uburyo hano kuri Nyirangarama bakora, ni ikigo gikorana n'abaturage cyane. Buriya ni nayo mpamvu hari amakuru yari arimo ahwihwiswa avuga ko umukire Sina Gerard yaba yatawe muri yombi. Hakaba hari amakuru avuga ko Nyirangarama yaba ifunze. Ibi ni nabyo turagira ngo dushyireho umucyo. Ubundi hano kuri Nyirangarama nk'uko twabibonye hari amadeparitoma menshi. Igice gifunze rero ni igice gikora inzoga zisembuye, reka nkoreshe gutyo. Hari ibice rero bikora amaji, hari ibice bikora urusenda, hari ibice bikora ibiribwa birimo imigati n'ibindi mujya mubona, imigati n'amandazi na bya bindi bita ngo urwibutso, n'ibindi n'amaresitora Kimaranzara hano kuri Nyirangarama. Ibyo bice byose rero birakora. Igice kiba cyamaze guhagarikwa tayari ni igice giproduza cyenga inzoga. Sina Gerard ntabwo afunzwe, aridegembya, ndetse cyokora hari abakozi babiri bafunzwe. Harimo umwe mu bakozi warushinzwe umusaruro, ari nawe wari ufite mu nshingano kuyobora cya gipande cy'inzoga, akaba rero nyine hari ibyo agomba gukurikiranwaho n'amategeko. Ibyo ngibyo tuzabyumva ubwo imanza zabo
zizaba ziri kugenda zijya ahagaragara, twumve ibyo ubugenzacyaha bwashyize muri dosiye, tunamenye ibyo ubushinjacyaha bubashinja. ubwo ibintu ibyo ari byose bizabera ku karubanda. Twari tugarutse rero ku mikoranire ya Entreprise Urwibutso hano Nyirangarama n'abaturage. Iki ni ikigo gifitiye akamaro kanini abaturage hano, kirenze ko ndetse iyo uganiriye n'abaturage bakubwira yuko iki kigo kibafitiye umumaro uruta uwo cyaba kinafitiye na Sina ubwe nyirizina. Kuko ahangaha Sina akoresha abakozi bakora baba bashobora kuba barenga 1000. Urumva abakozi barenga 1000 bo muri aka gace. Abo ni abakozi bahembwa gutya ku munsi. Bahembwa nyine umushahara. Hakaba hari n'abandi basaga 3000 noneho bakorana n'iki kigo. Abazana inkeri, abazana amatunda, abazana amatungo, abazana amagi, abaza gukora bubyizi bagataha ku gipande, abagira gute. Urumva rero niba ikigo gishobora guha inyungu abantu bageze ku 4,000, kandi noneho hano mu murenge umwe iki kigo gikorera hano, uretse kwenda kigiye kigira amashami hirya no hino, nk'abaje za Nyabugogo, mu mujyi, za Musanze no hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu, aho hose hagiye haba abanyarwanda baba bahembwa ku kwezi. Abantu rero bari bahahamutse nk'abaturage ba hano bavuga bati none Nyirangarama niramuka ifunzwe turabaho gute? Kandi koko pe gufungwa kwa Nyirangarama, nubwo ubuzima bw'umuntu buba budashingiye ku kintu kimwe, ari uruhurirane rw'ibintu byinshi, ariko gufungwa kwa Nyirangarama ntabwo byabura igice kinini cy'ubuzima bw'abaturage ba hano mu karere ka Rulindo, by'umwihariko mu murenge wa Bushoki, byagiraho ingaruka. Ibyo ubibona neza ute iyo uri hano kuri Nyirangarama, kuri kaburimbo, kubakunda kuhagera, ugaterera amaso ukareba umusozi wa Nyirangarama ruguru, ukareba hakurya, ukareba ibihande bine, ubona ari ahantu hubatse neza, amazu ahenze. Ubona amazu ahenze, hari imihanda, amashanyarazi, ubona mbese activite zimeze neza, muvoma imeze neza. Kandi ubuzima bose babaza kubuvoma mo hano muri iki kigo cya Nyirangarama. Urumva barubaka, bandi bakahatura, bava hirya no hino bakagura ibibanza. Ubona neza yuko n'ubutaka bwa hano kuri Nyirangarama bwazamuye agaciro kubera ibi bikorwa. Mu gihe rero abantu bavuga ati byafunzwe, Nyirangarama yafunzwe, Nyirangarama ikuweho, ngira ngo waba ari umuborogo, kuko hano muri Nyirangarama hari igihe usanga umugabo ahakora, ugasanga umugabo akora muri resitora, ugasanga umugore akora mu kabanga, ugasanga umwana w'imfura akora kuri sitasiyo, ugasanga undi wa kabiri akora ku kigo cy'amashuri, ugasanga uwa gatatu ni umusekirite. Mbese ugasanga nk'urugo rw'abantu 7 bose bakora kwa Nyirangarama, 5 bakora kwa Nyirangarama, 2 bariga. Ibyo byose wanabigira. Kandi uburyo uyu Sina Gerard yubatse hano kuri Nyirangarama, yahubatse mu buryo ubona ko yahubakiye nk'abaturage bahatuye, kugira ngo habagirire akamaro, habatunge, hanabafashe gutera imbere. Kubera iki? Ubibona neza iyo ugeze nko ku kigo cy'ishuri hano muri College Fondation Sina Gerard. Tunabwira abantu, ngira ngo amanota agiye gusohoka uyu munsi ku itariki 20 saa 8 nibwo NESA iri buze gushyira ahagaragara amanota y'abatsinze umwaka wa 6 primaire n'umwaka wa 3 abakoze troncome. Tubwira abantu bazakenera ku prive nziza, ko hano rwose Fondation Sina Gerard bafite amashuri kuva mu mwaka muri gardienne, kuva muri gardienne ukagenda ukagera muri secondaire umwaka wa 6. Burya hari yose rwose mushobora kuzana abana bakeneye za gardienne biga mu Gifaransa, mu Cyongereza, abakeneye primaire irahari yo nziza cyane, abakeneye secondaire hariya hejuru ku mpinga hari secondaire kuva mu wa mbere kugeza mu wa 3, noneho hakaba no mu wa 4 amasection atandukanye arimo ubuhinzi, ubworozi n'ibindi bintu byo gutunganya ibiribwa, imyuga, hari ibintu, hari za VTC,
kuno bigisha umuntu umwaka umwe amezi 6 agacyura certificat yo ku rwego ruri national ku buryo ashobora gusaba akazi mechanique automobile ububaji n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye hano kuri Nyirangarama biba bihari kandi ntabwo bihenze. Noneho akarusho nuko Sina anakorana na leta, nukuvuga ngo privé ye hoherezwamo n'abana baje kwiga bamwe bishyura 95 bya leta. Noneho waba uje kwiga wishyurira uje kwiga nko leta itahohereje nawe usanga ari amafaranga make yangira ngo ntabwo bageza mu 200 abari make ya privé ntabwo ihenze. Abantu bashobora gutangira kwiyandikisha rero mu mashami atandukanye abandi bakiyandikisha, ariko ibintu ndi kubikora sinatampaye akazi. Ariko buriya ngiye nkunda kuvuga ibintu byiza kandi ni bibi. Buriya ngiye umuntu yakora nabi ndamunenga kandi nuko neza nkamushime. Buriya Sina numwe mu bantu bababyeyi hariya kuri Nyirangarama mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Sina ni wa muntu wigora kuko niho avuka hariya. Yego. Niho ise atuye sekuru na sekuruza ni igisekuru n'umugore we hariya avuka. Yego. Ndetse n'ababyeyi babo nka sebuko yakoraga business yari hafi kuri Nyirangarama gucyo na se n'umuturage wa hariya. Hari amakuru avuga ko ngo buriya se ngo yajyaga anywa gacupa kera ngo akazamuka abantu bamusuzugura ngo akababwira ngo sha ngo munsuzugure ngo nabyaye umwana w'umuhungu ngo Sina wanjye ngo azabimura mwese uyu musozi buriya azabumukira. Tunabwire urumva ubuhanuzi bwase bwaramufashe kandi ngo yabivugaga ari umwana muto ati munsuzugura ariko Sina waje akazabimura mwese hano ariko nubu nyine umva Sina yarabimuye nubwo atabimura ngo abajugunye. Buriya Sina yimura neza agaguha amafaranga oya. Sina urugero niba ufite isambu ukaba ufitemo n'inzu akaba agiye kuhagurira ibikorwa. Sina afite ikipe ibishinzwe ijya gushaka isamba ahandi hantu. Barakubaza urashaka kuguma muri uyu murenge muri aka karere cyangwa ushaka kujya kure. Aho babwiye ushaka kujya ya kipe iragenda ikagushakira isamba ingana na ya indi yawe barangiza bakakubakira. Bamara kukubakira rero bakagupakira ukagenda ukajya mu bintu byawe nta kibazo mufitanye. Hahanduka hava kandi noneho oya nta mafaranga usanga biba birimo inyungu. Urumva inzu yakubakirije amatafari ahiye nziza sibyo nziza cyane bagashyiraho umuriro n'amazi. Yakuguriye isambu urumva niba ufite agasambu kaho hari igihe aba ari nka metero nka 20 kuri 30 hari usanga kuguriye hegitari nk'isamba ya miliyoni 7 agashyiramo nk'inzu ya miliyoni 15 ugasanga gushyizeho umutungo wa miliyoni 22 kandi aho warutunze aho warutuye hari afite nka miliyoni 5. Mbese abikora kivandimwe kuko nubundi yo bapfushije nubundi sanduko agomba kujya kuyifata kuri Nyirangarama. Iyo hari nk'umuturage aho hari yawaguye ikinira cyase hashika baba bagomba kujya kuri Nyirangarama. Imodoka ya Nyirangarama ikajya kuzana umurambo. Ibyo byose ni gratuit ni free ni ku buntu. Niba hari umuntu urwaye hariya sinarigomwa mu masaha make abafite ugasanga kugezeho mu bitaro. Mbese ni umukire akaba umuhegwe ariko akanagaruka akaba umuturage wa hariya ubana n'abandi baturage ushobora kuza mu rugo kukuregera umwana akoresha wamunaniye agahamagara papa watuye umwana arananiye bagafatikanya kumugira inama tubigenze dute umwana bakamukubita icyuhagiro umwana kumva y'akazi kwa Sina kakunaniye niba uri umushoferi wo n'umushahara ari muke hari igihe ugenda ukajya ahandi hahandi hose hazananirwa ukagaruka ugasaba imbabazi. Sina agakoresha inama akagushyira mu ruhamo ugasaba imbabazi ukavuga uti rwose nataye akazi k'umuryango. Mbese buriya Nyirangarama ni nka famiye. Ikintu gikomeye uzabyitegeze barimo bamena inzoga mu by'ukuri abaturage bari bababaye ariko nanone bakishima akavuga ati ntago twari tuzi ko byakwangiza ubuzima bw'abantu n'ababyenga koko bakurikirana. Ariko nanone bareba icyo gihombo umuturage waba huye nacyo ukabona barababaye nyine baravuze bati kuko urumva ati umubyeyi wacu arakubititse kuko urumva hari nk'abantu benshi bakoraga muri ya shami ry'akarusho. Abakobwa abagore abatonora ibitoke bagira gute. Sinakunda gukoresha systeme
Emmanuel, aho bantu nyine babakora mu cyimbo, ntago bakoresha amarobo, abakoresha abantu yego bakabona imirimo, ukabona barababaye. Urumva Sina yubatse entreprise ariko nanone imeze nk'umuryango, irimo n'abantu bayibonamo, ku buryo buri hari n'abavuga yuko no kwiba ngo biba bikomeye, ntabwo umenya ugucunga. Buriya nuvuga ngo ufatira indazi warirya, uwice hariya akagufotora akayohereza Sina. Sina naza guhura akakwereka ifoto ati dore sori irindazi ati wagibye nyine mwahura akakubwira ati wagiye usaba ukavuga uti ni nkeneye irindazi urimize gutya rikakwica ntabwo ubuze ugufata. Urumva ashobora kuguha akazi akubwira ati ariko ujya unani niba guha akazi wenda nko muri ji cyangwa mu mbuto akubwira ati ujye undebera umuntu wese ugira urubuto umwandike n'undi ujemo, noneho buri wese akajyamo azi ko ari maneko, ariko nyamara wowe ukuneka gutyo ugasanga rero ibintu birimo kugenda byigira imbere nyine muri ubwo buryo. Ariko abakobwa barashyingirwa, agira ikintu, hari ibintu nakundiye Sina. Buriya aha nayoboye urusengero rwa ADEPR hano kuri Nyirangarama, hano habaga bagira amasengesho kwa Sina, abakozi bose bahuriramo kugira ngo basenge. Ayo masengesho akaba mu gitondo ku wa gatatu, bayita umuryango remezo ku wa gatatu, ariko Sina aba ari muri ayo masengesho buri wa gatatu cyangwa se ku wa kane bitewe n'umunsi iyo utahindutse. Mu muryango remezo mu gitondo saa 10 za mu gitondo abakozi bose baza mu muryango remezo gusenga, bakaza gusenga, haba za burakeye muri gitondo, kandi Sina n'umugore baba bahari. Ngaho ibaze Sina ubwitange agira, ava hano kuri Nyirangarama nka saa 5 z'ijoro, sibyo? Hari rimwe yandi ashobora gutaha i Kigali cyangwa akajya kuryama, ariko saa 10 agaruka muri Nibature. Urumva n'abanyeshuri haruguru yabubakiye katedrali yitiriwe nyine Mutagatifu Gerard, ngira ngo na Musenyeri yarayitashye, ubu nyine ni n'ahantu hasengerwa, ni nka kiliziya hujuje ibisabwa. N'ibigo by'amashuri hari ejo hari ikigo cya primaire, icyo nacyo ngira ngo yaragisabye, abakozi barimo arabahemba, abana barimo akabagaburira, noneho bakiga neza, kandi umubyeyi agatanga cya gihumbi n'ubundi atanga muri leta. Ukabona neza ko rero ibikorwa bya Nyirangarama ni ibikorwa bifitiye abaturage akamaro. Noneho rero n'abaturage uburyo babaho rero, umuturage nyine niba afite igitoki arakimanura kizane, bagipimure bamuha karese. Niba afite inkoko arayimanura yizane nyine yayijyane bamuha karese. Niba afite amagi 5 arayamanura yajyane. Niba afite n'amatunda 10 yakuye ku muvugo arayamanura yajyane bamuha karese. Uko niko umuntu agenda nyine abitsayo udufaranga wakuye ibijumba byiza aravuga ati ndabijyana, akajyana akabipimura bakamuha karese. Wakuye ibirayi akabipimura bakamuha karese. Noneho nabo bakabicuruza, bamara kubicuruza akajya agaruka kugenda afata iki. Hari igihe uzana inkoko ugatwara resi amafaranga y'amagi, wazazana ejo ihene ugatwara amafaranga y'inkoko, wazana ejo ibijumba ugatwara y'ihene. Usanga nyine abaturage bose bafite uburyo bajya gufata amafaranga hano kwa Sina umubyeyi. Kandi noneho n'uwagize n'ibibazo binakomeye aranavuga ati noneho reka njye kureba Sina. Bumva ko hari umukire bafite nyine barajya gutura n'ibibazo, ukabona nyine umuntu aramanutse aragiye afite, nyamara rero mfite ubukwe, ati ibintu bimeze gutya na gutya. Sina akavuga ati muzaza hano babahe sare, ibintu ko ari ibyanyu urarinda guhangayika kubera muzaza hano mufate sare. Ubukwe butaye ko ari izanyu, ngewe hano ngira ibintu ko ari mwe mwabyubatse. Oya nibyo ariko bwabyubatse n'abafundi nuko arababwira ati mwamwiyubakira ni mubyubake neza cyangwa kuko rero hano kuri Nyirangarama urebye ni mwiza. Ubuzima burakomeje kuko aka gapariti k'inzoga yego ntabwo twavuga ko ari imbaraga nkeya, ariko ibindi bice byose birimo gukora, kandi twizeye yuko ntabwo leta yacu urwagwa, birumvikana. Gusa bivugwa ko bamwe mu bakozi bari bashinzwe gukurikirana ibyo bintu babikoze mu buryo bunyuranije n'amategeko, aho bagombaga kwenga inzoga y'akarusho irimo volume d'alcool ngira ngo 17 niba atari na 4,
14 ahari, noneho bakaba wapima ngo bagasangamo alcohol igeze nko muri za 67. Urumva ibyo ntabwo leta yabyihanganira. Niba umuntu afashe inzoga agasoma gutya agasanga harimo 14, aravuga ati nayinywa. Ibaze kugira ngo umuntu akonsomerera alcohol 67 azi ko ari gukonsoma 14, ashobora kunywa akanashiduka yapfuye, akibaza icyamwisha ati ko nzi ko iyi nzoga biba byanditseho ko idakomeye, biba byatewe n'iki? Ibyo rero byose ni ibibazo ngira ngo tutavuga yuko ari Sina wenyine ubifite hano kuri Nyirangarama, ahubwo muri iki gihe abisangiye n'abandi bakire bafite inganda zenga inzoga. Ngira ngo hari kuvugwa cyane Kazungu wa Ngufu Gin, ariko buriya ntabwo ari we gusa. Hamajije gufungwa inganda zirenga 150 hano mu Rwanda. Uretse kuri ari we waruzwi, wenda ari nawe wari ufite production nini cyane ugeranije n'abandi, ariko hamajije gufungwa inganda nyinshi zirenga 150, ndetse hakumirwa n'izindi nzoga nyinshi ziva muri Tanzania, iziva muri Kenya na Uganda, ku buryo ndetse ibi bihugu byo byanarubiye. Tanzania na Kenya na Uganda bo banarubiye, inzoga zacu muzidusubiza kugira ngo zimene. Barimo bavuga bati uko byagenda kose ashobora no kuza kuba hakwitabazwa inkiko bibaye ngombwa, uretse kwenda tuzi ko ibintu bishobora gukemurwa mu buryo bwa diplomasi ntibigeraho. Ariko noneho baravuga ati twebwe twagiye tubaha ibintu byujuje ubuziranenge, ntago twumva uburyo mwaduharabikira. Uretse ko buri igihugu kiba gifite uburenganzira bwo gukumira ibinyobwa runaka ku isoko ryacyo mu gihe byaba bibusanye na politike y'igihugu, nubwo ibyo binyobwa byaba byujuje ubuziranenge. Urabyumva neza? Buriya u Rwanda rushobora guhagarika inzoga, oya rushobora no guhagarika inzoga mu Rwanda, ariko burya ntibiba bisobanuye ko inganda z'inzoga zihagaritswe. Guhagarika inzoga ntago bavuze ko inganda z'inzoga zihagaritswe. Nese nta bintu zazikora zikazijyana, nta bintu ujya usoma kuri etiquette ugasanga handitseho ngo ibi bintu bikorwa kuri commande. Ibi bintu ntabwo ni interport, ni ibintu bemporta, ni ibintu beexporta. No kuvuga ngo ni ibintu bikorerwa muri iki gihugu, ariko byatumijwe. Urugero buriya nka za Bibiliya ntizemewe gukorerwa gucuruzwa no kugendanwa mu Bushinwa, ariko burya Bibiliya zikorerwa mu Bushinwa. Buri izi Bibiliya zose dufite imprimerie, imashini zizipreti ni mu Bushinwa, kuko iyo bagiye gukorera mu bindi bihugu basanga Bibiliya ihenze cyane. Abashinwa nibo berekanye tekinoloji ishobora gusohora iriya Bibiliya ifite kariya gapapuro kanditse imbere n'inyuma, ikaba ingana kuriya kandi kabiri ku giciro gitoya. Iyo ugeze mu bindi bihugu barayikora, ariko ugasanga yikubye nka 3 iyo mu Bushinwa. Ubwo rero Abashinwa bikarangira weho ubashyiriye Bibiliya iri sofuti kuri flash, noneho bo bakaba bifitiye uruganda bakakwemprimira Bibiliya, wenda niba ushaka miliyoni 5 bakazemprintinga bagashyira mu makarito bagafunga bakandikaho ko ni ibintu byoherezwa hanze bitemerewe gukoreshwa mu gihugu. Ubwo noneho ugatwara, wazongera gukenera ukongera icyo bagukeneyeho ni amafaranga, kuko niba mu Rwanda tudashaka kunywa inzoga ariko amafaranga yazo tuba tuyakeneye. Ubwo rero n'inganda, u Rwanda rushobora guhagarika inzoga ariko inganda zigakora zikajya gushaka amasoko i Bugande, Tanzania, i Buraya n'ahandi, zose bakajya bapakira amakamyo bagira gute batwara, ariko nta nimwe igomba gusohoka ngo ijye ku butaka bw'u Rwanda kubera impamvu ku isoko mbese y'u Rwanda. Ibyo bibaho cyane. Aha rero kuri Nyirangarama hari umwuka mwiza, birumvikana hari abababaye batakaje imirimo bakoraga ahangaha, ariko nabwo twizeye ko uko byagenda kose mu gihe cya vuba wenda ibintu bizaba byongeye kugira umurongo bisubiramo, noneho bikaba byagenda neza. Ntabwo rero sinafunzwe nk'uko bigenda bivugwa n'ibinyamakuru bitandukanye, nta n'ikindi cyago kindi cyateye aha. Ibyahabaye ni ukwangiza izo nzoga nk'uko no mu bindi bice byose by'u Rwanda byagiye bibaho. Byagiye bibaho.
aha rero ni ibikorwa by'abaturage bisanzwe. Wenda tuzakomeza kugenda tubagezaho n'ibindi biganiro mu makuru yacu azajya agenda akurikiraho. Dushimire n'abantu badukurikira abari hirya no hino, tunababwire ngo baze kuri Nyirangarama. Hari agashya sibyo, ariko ntabwo ari haragashya, hari agashya sibyo, hari ababivuga nabi. Hari agashya akabanga, hari agashya akabanga, byose ni kuri Nyirangarama. Nyirangarama niho byose biba, hose ni birahari tu. Hano hari ubuzima buhendutse, hari ubuzima buhendutse, ngo n'ibitoki birahaboneka. Ibi nta kintu kidahari hano kuri Nyirangarama. Hari ibirayi, hari imyumbati, hari amateke, hari imigati. Hano nta kintu kidahari. Hari klinika, hari ivuriro, ibintu byose ushobora kubibona. Aha ni ahantu ushobora kuza ukaruhuka, ukibera, ibintu byose ukajya ubibona hano kuri Nyirangarama. Ntabwo utiriwe uvuga ngo ndajya kugura ngo ikintu kimwe Matewusi gukiri nyikure Nyabugogo. Ushobora gufata icyumba hano ushaka kwiruhukira ukiryamira, washaka ji ukayibona, washaka ibiryo ukayibona, washaka amazi akandi karahari, washaka urusenda akabanga, washaka inzoga nuko baziciye akarusho, washaka ji agashya agashya k'inkeri, agashya k'amatunda, washaka karindazi gatoya karyoshye ugafata urwibutso, washaka irinini, washaka umugati, washaka amata arahari, washaka ketchup irahari ya Nyirangarama, washaka mayoneze irahari ya Nyirangarama, washaka buri kintu cyose kirahari, washaka igikoma akeza karahari, washaka kawunga akeza karahari, akawunga keza nyine akeza karahari. Buri kintu cyose wakenera isombe irahari hano Nyirangarama, itunganije neza cyane, uhita uteka ukarya. Washaka inyama ziba zihari, washaka buri kintu cyose wakenera ushobora guhita ukibona hano muri Nyirangarama. Wabyara umwana, umugore yashaka kujya warwara, uhita dogiteri arahari aho ngaho kuri Nyirangarama, hari kilinike. Wabyara umwana yashaka gutangira materineri zirahari 3, yarangiza materineri agahita akomeza primaire iri VIP kugeza mu wa 6. Waba udafite mikoro, materineri isanzwe irahari imwe bishyura 1000, ECD ya Nyirangarama, primaire bishyura 1000 ya Nyirangarama irahari. Yatsinda segonderi agakomeza Fondation Sine Gerard irahari, yatsinda tronkome agakomeza, tandatsinda agakomeza. So ikintu ngira ngo kuri Nyirangarama kidahari ni kaminuza, kandi ubwo buzima bwa kaminuza ni ubuzima nayo iri mu nzira. Naho utaha